Yesu ashimwe cyane ahimbazwe. Imana ishimwe. Dushimye Imana ko yabanye natwe, dushimiye Imana ko yaturinze, kandi dushimiye Imana ko yatwiyeretse uburyo butandukanye butari bumwe. Twagenze mu muhanda, yabanye natwe iraturinda. Imana nishimwe. Reka rero tubane dusenga Imana, niturangiza dusome ijambo ry'Imana ribasha kudufasha, ribasha kugira aho ridukora n'aho ritugeza. Mana, turagushimye kuko wabanye natwe, waturinze tutari beza, waturinze tutawutunganiye. Mana, wabanye natwe aho twaciye, aho twanyuze, aho twaraye, wagendanye natwe. Uwiteka ushimwe, uhabwe icyubahiro. Uwiteka rero tugushimye uburyo tugeze aha hantu, ntabwo ari kubw'imbaraga zacu, ahubwo ni kubwo gukomera kwawe, ni kubw'imbaraga zawe. Icyubahiro ni icyawe. Uwiteka rero umwanya nk'uyu nguyu, ikiganiro gito cy'iminota mito tugiye gukora, turakunyuze kugira ngo ikiturindiremo, ubane natwe kandi twigaragarize, kandi kizabashe gufasha abazakibona bose, nabo kizageraho, kizabashe kugira aho kibakora n'aho kibakura. Imana ishimwe kandi uhimbazwe. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu, amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana tubona mu Baheburayo ibice byaho 13 umurongo wawo wa 8. Haravuga ngo Yesu uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Imana nishimwe. Ijambo riratubwiye ngo Yesu uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose. Yesu nashimwe kandi ahimbazwe. Byaba bigoye ku bantu bo muri iyi minsi bashobora kuza bababwira ngo agakiza, bakabazanira ukundi gukizwa kwabo kutameze nk'uko ari gusanzwe, bakaza bakubwira ko uri busenge muri ubu buryo cyangwa ubu n'ubu, kandi bihangiye butari busanzweho. Nyamara uko Yesu yatangije umurimo wo gusenga n'ubu ngubu ariko byakagombye kuba biri. Ijambo ry'Imana tubonye ko Yesu adahinduka. Bishatse kuvuga ko nibyo yaje gushyiraho ku isi, nibyo yaje kubwira abantu ku isi bitigeze bihinduka, ahubwo abantu ari bo babihindura. Niba uzi ko muri iyi minsi hari ukuntu wajya gusenga Imana ikakumva, kandi ukumva ko ikumvishije, ugaba warahuye n'abandi bantu muri iyi minsi bakubwira ngo ukuri gusenga bihindure senga nuko, umenya ngo uri kuyoba, ahubwo utera umutima kuri iri jambo riri mu Baheburayo ibice byaho 13 umurongo wa 8, biri kuvuga ko Yesu uko yari ari ejo n'uyu munsi ariko ari, kandi kuko ineza ye ihoraho nihinduka, kandi ineza ye nishira, ihora ku bantu bayo. Imana itugirire neza. Ubwo rero nawe waba unaniwe, urembejwe, ubabaye, urushye, utekereze ku Uwiteka, uvuga ati nubwo bikomeye ariko Yesu uko yari ari ejo, niba yarakizaga indwara n'ubu yazikiza, niba yarahumuraga impumyi n'ubu yazihumura, niba hari yarakizaga abarushye nanjye yanduhura. Uvuga ati nanjye Yesu uko yari ari ejo n'ubu niko akiri, nanjye agomba kungeraho. Haleluya. Imana nishimwe. Ijambo ry'Imana rikunezeze, ijambo ry'Imana rikugereho, kandi rigira icyo rihindura mu mutima wawe. Umenye yuko uko Yesu yari ari n'ubu ngubu ariko akiri. Ntihagire ikiguhungabanya, ukomere kandi ushikame. Wumve ko Yesu uko yari ari n'uyu munsi ariko akiri. Wumve kuko yakoraga imirimo n'uyu munsi yayikora. Uko yakizaga abarwayi n'uyu munsi yagukiza. Uko yagaburiraga abashonji n'uyu munsi yakugaburira. Yesu uko yari ari ejo n'uyu munsi niko akiri. Nahinduka, neza ye nishira. Imana nishimwe. Imana nishimwe. Buri muntu wese namugira inama yo kuba maso, buri muntu wese namugira inama yo kugumiza umutima akawuhanga Uwiteka, akawuhanga Imana ishobora byose, isumba byose. Utangira uzenguruka uvuga uti wabibazo nubwo mbifite, nubwo muhari muri ibibazo byinshi, ariko nago musumba Uwiteka ari hafi yanjye. Nubwo mbifite muri ibibazo, ariko nago musumba Imana iri kumwe nanjye. Nubwo ibibazo ari byinshi, ariko nago birusha ubwishi abamarayika batugose. Imana nishimwe kandi habwe icyubahiro. Bamaso nanjye bamaso, muvandimwe bamaso, ahubwo usenga Imana kandi uyereke ibikubabaje, uyereke ibikugoye, nayo irabibona kandi iteguye kugira neza. Imana nishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Abumva ko Yesu uko yari ari ejo n'ubu ngubu ariko akiri, mwese nimwikomezeho, azabagirira neza kandi azabatabara. Ni benshi yatabaye murabibona, ni byinshi yagutabayemo nawe urabibonye. Ntabwo ari ngombwa ko nakubwira ngo yatabaye ngo basaduraka, icyo gihe ni wari uhari, ariko nawe hari ubuhamya bwawe uhagazeho yagutabayemo.
nawe yagutabaye. Hari ibindi waciyemo birusha ibyo ngibyo gukomera, kandi yabigutabayemo. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro, Imana itugirire neza. Imana ibaha umugisha rero abakomeje kumva kino kiganiro, kandi n'abadukomezanyije n'ejo hazaza tujya kumva ijambo ry'Imana tukarihuguranaho. Imana ibaha umugisha, murakoze. Amen.